Acting Rwanda. Wasoje? Jesus. Ugezaho wowe wo kumenyera kunyegeraho ukajya no madokima yanjye. Mama nabona ritsko bugome. Idiot. Ese asohoka waramubonye? Wabonye umuntu waje kumufata se wa koko twese turahangayitse mu rugo. Uwo muntu ni mukuru wawe yitwaga nde? Ni mukuru wanjye yitwa Oxygen. Ese kumwisha umuntu? Kumwisha umuntu wase uri gukoresha iki? I mean icupa. Shore mbwira icyanza nane nagaruka nimba cyantanye no kunyorira ibingi bamuguriye ntabwo byo byanze. Kibasi mbabarira aho ngabo. Cheers. Kubwiki twageze hose. Mbwira amakuru y'umugore wanjye niyo yansanye hano. Usanga yuko yafite. Umugore wawe ntabwo turi buze kuba tuvuga ahubwo se ushaka kurya iki? Wambabare kuko ukabyara we. Icyanzanye urakimbwira cyane gendera. Nyine ndaza kuba nyikubwira none se nta turaganira neza nta kintu cyo kurya urafata nta ki. Jolie umubano wanjye nawe urawuzi. Baguhaye nturayisoza. Njye nawe tubanye neza. Nyine ubu nibwo buryo ndi gukora kugira ngo usabe imbabazi none se nakora iki kindi? Ndagiye kandi ntungarure. Okay umva mbwira sibyo iby'umugore wawe turaza kuba tubivugana byibuze basi mwamwifanta basi. Akabakire muramenyera koko. Ubona kubaka gafanta niko katumye unsuzugura. Nago ikibazo ari icyo. Kuba rero naguhamagara nka kugira ngo uze dusangire naraguha amakuru nta ndumva nta kibazo kirimo. Nyihera amakuru mba nifite stress. Nibi ngibi nubwo nabinywa nkagerekaho n'ibindi ntabwo byangera kunzoka. Mbwira. Ese Lucas uzambabarira basi. Sinzi ikintu nzakora kugira ngo ubone ko ibi bintu ari nge nawe tubirimo twenyine. Jolie nifitiye agahinda k'umugore wanjye pe. Kandi nyine mpari kugira ngo mbashe kuba sinyeka ko na kuzuza umwanya yararimo ariko byibuze. Cyavane ibyo y'inka yarembye mbabare umbwire ibinzanye nigendere. Ariko se Lucas kuki usigaye uvuga umva se umva nyine nanzo gukunda umuntu. Wavuze? Ntacyo okay. Cheers basi. Kubw'amakuru meza nkuzaniye. Mbwira ngambwira. Cheers nyine neza. Kaza nta cyayi cyo n'ubundi. Kubikorera byose. None se urabona uri gukorera ikintu kasi. Ni gukora amakuru y'umugore wanjye udashaka no kumbwira. Ubundi urayamaze ikintu nagumana. Ntabwo mbona. Uvuze? Ntabwo ubu mbona. No. Uvuze ngo iki? Nyine ntabwo ubona ko ndi gushaka kuba inshuti yawe, ndi gushaka kugufasha, ndi gushaka ko ibi bintu urimo nyine nanjye ubusanga turi kwisangana sorry. Nyine sinzi impamvu utari kumpa amahirwe ngo nkwereke ko nahinduka nyine nanjye nabo ndi muntu. Lucas ndi kugufasha hano. We na nyoko kujya muhinduke. Akakavanga kakajya. Lucas. Wowe uhinduka. None se urana nafata umwanya wose. Nkawufata mu bintu by'ubusa. Mu bintu by'amafuti. Nkora iki kugira ngo unyumve. Nyine byoroshye dukorane dushaka. Uzi n'ikindi? Gukomana n'ibyo bikoro. Lucas. Sinzi ikintu kiri kumbaho gusa. Ndi kumukunda pe. Sinzongera kumwegereza gute. Ngomba gushaka ubundi buryo.
uriya muntu usa wanjye aba yagiye yirukanse uzi ko nahise kahari karibu nakoze ko twongeye tugahura pe mwakiriza ikize uretseho gatoya nta kibazo ni ukuri ndishimye reka ngushimire mbikuye ku mutima nyine nishimiye ukuntu wafashije nyine uko ibintu warabifashe ubigira ibyawe ntabwo byari bikiri ibyanjye gusa nyine narabikunze kandi ni ukuri Imana izagufasha byose kuko ngewe nk'umuntu nta kintu nabona naguha abakozi byanganya nawe se wawe umeze neza nanjye mba ndaho ngaho nyine ndi kwirukanka abakazi yabya mukuru wanjye urabizi ko nabyo bitoroshye urebye n'ibyo mba ndimo ariko se Jolie nyine ntuze kubifata nko kubinjira cyangwa se iki nyine ndashaka kubaza iyo wambaye ntabyo kwinjirira bihari ko nyine mbona ari weho uri kwiruka muri ibi bibazo by'ibara rya mukuru wawe nta muntu mukuru wundi waba uhari wakora bino bintu yaba mama wawe cyangwa se ubundi mu family ikindi ko mukimara guhura n'iki kibazo kuki mutifashishije inzego z'umutekano mugahitamo kuza ku bitaro rero urabizi amafamiye yose afite uko abayeho uko atwara ibintu byayo uko nyine bigenda bikurikirana rero famiye yacu yo ni birebire ntabwo nabona uko mbigusobanura ngo birangire gusa nyine nta busobanuro buhamye buhari gusa igihari ni uko ariko ndakeka niba nibuka neza Umukanishi igihe yari ari ku bitaro yaniye telefone avugisha umuntu w'umumama ariko ndatekereza ari mama wanyu gusa nyine numvishe bitameze neza ntabwo nyine bari bameranye neza nyine nibyo nkubwira hari ikibazo hagati yanyu ikibazo cyo kirahari gusa impamvu ndi kukubaza aya makuru cyane ndashaka kumenya rero kano kanya nanjye nta kintu nakubwira ntaragira icyo menya ikintu gihari cyo nuko umfashije nkabona amakuru ahagije kuko nanjye ubu kano kanya nihatari ntabwo nzi ikintu nakubwira reka tugere tagira ngo ni no kubinjira nyine cyane gusa nari nazanye amashusho ngo urebe ufite imashini hari imashini ufite yego imashini of course imashini wayizana hari amashusho nari nazanye kanyuze ibi ni kure kubera ko mba nyikoresha nanjye uraza kureba harimo umumama urambwira nimba umuzi uwo mumama si ufite icyo kibazo nyine niwe ugaragaramo uraza kumbwira nimba hari ahantu waba umuzi wanjye na Lucas urabazi yawe uyu niwe mukuru wanjye Kihishe uramuzi bityo ntabwo muzi noneho uriya mu mama aha ngaha mwari muri kumujyana twe twabasezereye
igihe rero bari baje kumutora simwashakaga se amakuru y'abantu nyine bamusohoye ibitaro none se naba gusa cyangwa iracya wowe reba biracyakomeza reka myirangize kanyirangize nde okay. Okay. Nurse ko mbona yasohotse ari wenyine ntabwo yasohotse wenyine ihutishe hari undi muntu uri bubone basohoka okay. Mama Hi. Ibaze ko warambwiye ngo hari umuntu ushaka nzi kuvuga ese ninde sava karibu okay okay je m'appelle Gihozo Gihozo hi meze neza okay namahoro namahoro barambwiye ndavuga ko nta muntu dufitanye gahunda si uyu munsi kutinya abashyitsi ntabwo oya ntabwo gutinya abashyitsi ariko ni kwa kundi umuntu aje akakubwira ngo hari umuntu ushaka mufitanye gahunda sha mu hantu heza nakunze n'indabyo cyane nicyo kintu cya mbere nkunda mva muri iyi nzu n'indabyo wagira ngo bananatwishyura oya ikintu gihari cyo ko tuzigura ahubwo baranatwishyura ni ukuri bigaragaza ko harimo abakobwa so mwari muri ariko uri hano wenyine yego ubwo nabonye umukozi wanyu ndamubwira se ko nshaka abantu ba hano numvaga nyine mwese muhari na mami wanyu na dadi na oxygene amakuru ya oxygene se oxygene ameze neza bongewe rero mu rugo bahise bahitamo kujyana kwiga hanze turaburana ariko she's my best friend kuva kera wow okay so rero maze iminsi mike y'inaha I think ko ari 1 week nari navuze rero ngomba gushakisha ahantu hose muba ku buryo na nyine namugeraho nkamusuhuza wumve ngo nabaje abana bose twiganye mva baramakanira bamwe bakandangira ahantu hambere mwabaga nari nzi nkajyayo nagiyeyo maze kuva mari iminsi 2 naje rero umuntu uri mu mutwanye kuko yari best friend wanjye twarararanaga twasangiraga ibishyimbo tugasangira ibigori tugasangira ibintu byose biba muri internet nabizi ukuntu habagoye ariko nari navuze ati uko biri bugende kose ngomba gusubira mu rugo nyine ko nafashe apartment ndavuga okay ngomba kuzasubira mu rugo ndabizi neza ko nzabura umwanya kubera ibintu byinshi nyine iminsi nzamo abantu bavuye hanze so ndavuga rero ubwo nabashije kumenya iwabo nzafata time yanjye njye kuvisitinga iwabo mbasure duherukana urumva hashize imyaka myinshi imyaka igera muri 7 hafi 8 urumva ntabwo ari imyaka mike mbonye niyo mpamvu rero nari mbuze nti reka mbasure rero oxygene ubu ntaho hari ubu ntaho hari ubu ntabo ariko none abo bantu mwavuganye se nta nimero baguhaye babonaho urumva abenshi bagendaga bambwira ngo ahindura amanimero ibintu byinshi so ndavuga rero ariko yandangiye nyine muri quartier arambwira ngo icyo nzi cyo nuko nigize kumva abatuye hana rero Kigali rero bizi ko ari ndende navuze ati byanze bikunze nimba ari muri la quartier nagiye mvuga umukobwa ufite amaso manini mwiza ukuntu ufite taille nziza mbese kuko na mama wanyu ndamwibuka nubwo nari muto ariko ndamwibuka nyine inzobe ye kunari inzobe
nari mu mama mwiza w'igitangaza urumva mwibuka kera ndi muto ariko nabashe kuvuga nyine oxygen kuko n'izina kamwe nyine bahita bambwira ati genda ubaririze bibaze ko nazengurutse ari igipangu kiri hano munsi y'iwanyu niwo bahise bandanyira ngo uwo mukobwa ashobora kuba ari utuyemo hano ahubwo ndibaza ndahageze bose uje ndavuze sinaba nibeshye wowe se mupfana iki none ubwo niba oxygen ari best friend wawe wakwiye kubunza hari muravukana oh god ndakwibutse wigaga munsi yacu ako harekana gatoya cyane kuba wabaye inzobe cyane se narakuze so beautiful oh my god ntubwire ko ari wo no uri kuko wambaraga ikijipo kijya uyu ntabwo yaba ari wowe bana abantu barakura ntabwo iki uzi ko mwibutse hari utundi tubebe tubiri ahubwo nibuka mwasaga nkaho mukunda gutahana kameze ukuntu kakayobemo ukuntu kari agashuti kawe yo disi warakuze narakuze ya byari binshanze bavuze ese ni best friend wawe how come utanzi abantu bakura vuba ibaze ko nguba uca kuba nkurusha nk'imyaka nk'itanu ariko reba ukuntu ungana oya ya wumve ko dogre zigeze kuri 99 nibigera ku ijana ndahita nturika kuko urukumbuzi mfite n'ukuri biri seri ndamukumbuye cyane none se aratasanga he basi okay simbizi okay oxygen rero yarashatse no way aka kanya gashaka mbere yanjye sobora oxygen murusha nk'umwaka umwe so yarashatse rero ubabana n'umugabo we bameze neza no ndetse gato mu kanya warumbwiye ati ntawe uhari nyine ko yarashatse shawaretse none se nari narakumenya neza gusa ntabwo nari bukubwira ibintu byose so yarashatse rero ubu ngubu ntabwo atakiba hano ntabwo nyine wamusanga hano by'ukuri ubwo rero ubwo nawe urabyumva ko tugiye gukorana urugendo shuri rwo kujya kunyekana kuko ngewe ikintu cyanzanye no kumubona wumve ko mu buzima bwawe no kurya byananiye ndumva nshaka kubona oxygen sinibaza na n'ubu ntabwo ndibaza ukuntu niba ari best friend wawe koko yego imyaka abantu baraburana iki ariko ntabwo numva ukuntu waba nta na nimero ugira nawe bivuze neza ko imyaka nyine iyo umuntu buriya ari best friend wawe ntajye nka best friend wanjye hashize hafi imyaka 4 tutabonana tongera turabonana so ntabwo ndumva neza rero ukuntu umuntu niba yari best friend wawe yashatse ntubimenye ibintu byose byabaye ntubimenye so wenda ndakumva neza ugerageje gushyira ku munzani wakumva impamvu nanjye ari best friend wanjye aka kanya mpangakishijwe no kumenya ubuzima bw'aka kanya nkaba nshaka kumubona nuko nyine nashyizemo umuhate kugira ngo byibuze menye ahantu ari menye ubuzima arimo twongere tuba abakobwa nyine bafite mind uriya mwana twatekerezaga ibintu bijya gusa ibintu bimwe ariko niba yaranashatse mbabarira umbwire ko yashatse umugabo ufite igiceri kuko oxygen niyo muntu twajyaga twicara tukiri no ku ntebe y'ishuri akambwira ati ikintu kijyanye n'igiceri ni imbere cyane mbabarira umbwire ko yashakanye n'umuhungu ufite ibiceri mbabari okay kuri ibyo byo wenda nta byinshi bifite nabivugaho nta byinshi bifite ubwo atari byinshi ubwo ni umukire niba uzi ukuntu umufuka w'umugabo ungana ariko ntabwo ndabyumva base bakoze ubukwe bumwe Yeah. Oh. Okay.
Jolie? Jolie? Jolie?